Ikaze mu kiganiro BaradaVibes, ngushimira ko ugiye gufata umwanya ukumva iki kiganiro. Ni iki kizakwereka ko umuntu agukunda? Aba inshuti yawe mbere yo kuba umukunzi wawe. Arakuganiriza, akwisanzuraho ntambereka, arakwihanganira, arakubabarira. Agukunda ukuri, ntabwo aba ashaka kuguhindura uko ashaka. Ahangaha ntabwo akugereranya n'abandi. Ntabwo muba muri kumwe ngo ahindukire areba abandi. Ugasanga mwasohokanye muri kumwe ariko yarangaye, ni nka wowe udahari. Umuntu ugukunda ntabwo ashaka kuguhindura nka runaka. Kuki utambara nka kanaka, kuki udasa nka kanaka, kuki udasokoza nka kanaka, kuki utavuga nka kanaka. Ahangaha nkunze kukubaza ngo niba afite uwo kanaka abona kumva aramukunze aramushimye, kuki atamusanga ngo bakundane? Wowe aba gushaka hiki? Hanyuma nawe niba ufite umuntu mukundana ukaba ushaka kumuhindura nka runaka, uba wumva wishimye? Wumva ari byo koko? Niba ukundana n'umuntu hora akugereranya na runaka, njya nibaza wowe uzuriwe. Kuko niba umuntu atagukunda ukuri agahora kugereranya n'abantu runaka, amaherezo azaba yahe? Bizarangira wibuze wowe, kuko ntago uriwe, uwo runaka ashaka kuba we. Nawe niba ubikorera umukunzi wawe ugashaka ko ahinduka, ni ukuvuga ko utishimiye ukuntu ameze. Ni ukuvuga ko uwo muntu hora ukugereranya n'abantu runaka bakubwira ntago bigushimishije. Ujye ushyira mu gaciro, ushyire ku munzani, uvuga uti ese koko ukuntu nshaka bizashoboka cyangwa ntago bizashoboka? Kuko hari igihe umuntu agusaba, yitwa ko agukunda, akagusaba guhinduka, akugira undi muntu utari wowe. Bikaba bimeze nka copy paste, kandi hari igihe iyo copy paste bidahura. Sinzi niba mubizi. Reka dufate urugero. Hari icunga murarizi, hakaba na tungurusumu nayo murayibona. Murabona ukuntu byose bimeze kimwe. Hari igihe rero umuntu ashaka ko ureka kubicunga ukaba tungurusumu, cyangwa agashaka kubicunga rivanze na tungurusumu, kandi ntago bihura. Intete za tungurusumu n'intete z'icunga ntago zingana. Hari igihe rero uko kuguhuza bidahura, ntibifatane, ntibihure neza. Ejo akavuga ngo ntago bihura. Kubera iki? Yashatse kukugira undi muntu, biranga. Uyu munsi rero niba ukundana n'umuntu, umuntu ugukunda gukunda ukuri, ntago agukunda ngo akugire nka runaka. Niba uyu munsi ukunda umuntu ugashaka kumuhindura nka runaka, cyangwa kugira ngo abantu runaka bamukunde, uzajya ushyiramo akadomo. Kuko umuntu hari ukuntu aba yaravutse, yarakuze, asagenda. Iyo arimo ahinduka undi muntu nawe urabibona. Ni na hahandi agera mu bantu ntabe we, kuko ntago ari we. Yahindutse ukuntu kugira ngo agushimishe. Umuntu ugukunda rero ntabwo ashaka kuguhindura uko ashaka cyangwa uko abandi bashaka. Agukunda ukuri. Niba atari fiere, niba atishimiye ukuntu umeze, aho ngaho shyiraho akabazo. Umuntu ugukunda kugira inama. Umuntu ugukunda yumva inama umugira. Ariko nanone mujye mutekereza ubwoko bw'inama. Mujye mutekereza ubwoko bw'inama umuntu akugira. Umuntu ugukunda gucyaha atagukomeretsa, ahubwo akubaka. Umuntu ugukunda arakumva, akagutega amatwi, akamubwira ibintu ntabyibagirwe, akabishyira ku mutima. Umuntu ugukunda yishimira iterambere ryawe. Umuntu ugukunda ababazwa n'ibitagenda mu buzima bwawe, akishimira n'ibigenda. Umuntu ugukunda kuvuga neza, arakurengera niyo mwaba mutari kumwe, avuga ibigwi byawe. Ariko ujye utekereza umuntu murakundana, aragukunda, mwitwa ko muri abasheri, batangira kukuvuga nabi, nawe agashyiramo iki? Agashyiramo umunyu, akenyegeza. Bakuvuga nabi agaseka. Waba uhari waba udahari, akuvuga neza, kuko aragukunda. Ntago yishimira ko bakuvuga hirya no hino. Muzanabyumva hari n'igihe kuko agukunda bakuvuga nabi ari nabyo, ugasanga arimo arashakisha uburyo akurengera. Uwaba ugukunda koko. Ahangaha ashobora kuba ari sheri wawe, cyangwa ari inshuti yawe mu buzima busanzwe, cyangwa ari umuvandimwe. Umuntu ugukunda agukundira abawe. Umuntu ugukunda akubwira ibye, nta byihererano. Kuko nkuko nawe umubwira ibyawe, ukamubwira ibigushimishije, ibikubabaje n'ibiguhangayikishije, nawe arabikubwira. Kuko wibuke ko twavuze yuko icyambere aba inshuti yawe mbere yo kuba umukunzi wawe. Uyu munsi wibaze ngo umuntu dukundana ni inshuti yanjye. Umuntu ugukunda kwiyereka uko ari, ntabwo akwiyemeraho cyangwa ngo ashake kugushitura, kugushituza ibintu.
niba uyu munsi ukundana n'umuntu agakora ibishoboka byose kugira ngo akwereke ko akize, kuki arimo ashaka kugushitura cyane kugira ngo ushituke wemere ko hari ukuntu? Kubera iki? Umuntu ugukunda iyo agukoshereje acisha make akagusaba imbabazi, kandi iryo kosa ntago rigaruka. Iyo koko ari ikosa, kugira ngo ikintu kibikosa nuko yego yagikoze, urabimubwira aranabyemera, ntatsimbarara, ariko nawe ntago urengera, kuko hari ibintu twita amakosa bitari n'amakosa. Umuntu ugukunda rero iyo umubwiye ikosa kuko mukabyemeranyaho akavuga ati kuko nibyo sibizongera, ntago byongera, haza irindi kosa ariko ntago rya rindi rihora rigaruka. Umuntu ugukunda akunda iterambere ryawe, icyo kintu nakivuzeho, ariko nanone muri iryo terambere ryawe ntago umuntu ugukunda gushyirisha mu bibazo, ngo agushyirishe mu myenda, atume ufata credit itagize ikimaze kugira ngo muryoshye. Umuntu ugukunda atuma utera imbere iyo bimwemereye. Aka kantu reka nkavugeho, ugasanga umuhungu arimo aratereta umukobwa, aramukunda, ariko muri uko kumutereta arashaka kumushoramo amafaranga, arashaka kumwemeza, akamugurira impano atanakeneye, agakoresha ibintu bihenze kugira ngo amwemeze. Atashiduka akavuga ngo ni umuturage. Niko ubizi? Shyiraho akabazo. Wowe se urimo umushitura umwereka ibintu nuko uri umusirimu cyangwa utari umuturage? Cyangwa no kugira ngo umushiture? Kumushitura kwawe birimo iki? Kuko niba umuntu agukunda ntabwo akeneye gushiduka, akeneye kukubona uwo uri we. Nanone umuntu ugukunda akagushyirisha mu myenda kugira ngo umushiture, umere nk'abandi. Abandi bafite imodoka, twebwe tugendera kuri moto. Ukajya gushaka iyo modoka kandi itari mu bushobozi bwawe cyangwa utari wayiteganyije, ujye ushyiraho akabazo. Uwo muntu abagukunda koko? Umuntu ugukunda muraganira mukagira gute? Mukajya kuri level imwe, ibitekerezo bikaba bimwe, ubuzima bukagenda hamwe. Ntago muganira ngo utahe wiyibazaho ariko ubu ngubu ndi muzima. Ugasanga iteka iyo muhuye muganira abakwereka ibitagenda, ibyo udakora neza, ugataha uremerewe kurenza uko waje uje kuruhuka. Umuntu ugukunda akwereka uko ari, ntabwo akwiyemeraho, ntabwo agushyirisha mu bibazo, ntabwo agushitura, ntabwo abagamije guhora ashaka kukwemeza kugira ngo uve mu byawe. Umuntu ugukunda akwereka inshuti n'abavandimwe. Umuntu ugukunda atuma wumva wisanzuye, wumva utekanye, wumva kuri wowe uri mu bisubizo, kurenza guhora urira, ubabaye, utekereza cyane, uhangayitse kubera ko umufite. Erega hari n'igihe kuba umufite agutega amatwi akumva bihagije kurenza uko afite ibintu, afite ibyo bifaranga n'ibiki na bya bintu mushidukira cyangwa bwa bwiza, ariko ukabutumva mu gihe uhangayitse utuza. Bijya bibabaza kuba ufite umuntu ugukunda witwa ko mukundana, wahangayika ntumurebe ngo abe ari we utura ikibazo, ukaba wumva uhangayitse, ukavuga uti ariko kanaka nabimenya sinamukira, ukaryumaho ugapfira muri wowe, kandi witwa ko ufite umuntu ugukunda. Mbere y'uko uwo muntu aba umukunzi agomba kubanza kuba inshuti yawe. Ukaba ufite crise, ukeneye udufaranga, ariko ukaba atakuguza. Aka kantu ko kuguzanya hagati y'abasheri murakazi nako nzakagarukaho. Reka rero nkubaze ngo ese uyu muntu ugukunda uramufite mu buzima bwawe? Yego, niba umufite rero murambeho, kuko burya uyu muntu ni ingenzi mu buzima bwawe. Hanyuma nsoza nakubaza ngo wowe iyo wisuzumye nawe uri inshuti nziza? Ibi bintu urabyujuje? Wisuzume urebe niba ibi bintu byujuje, niba ubikora ku buryo uwo mukundana yahamya ko umukunda koko. Ikiganiro cyari BaradaVibes, njye nari Barada.